gukumira no kwirinda ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu rubyiruko. Igikorwa icyo ari cyo cyose gikorerwa umuntu, haba ku mubiri, mu mitekerereze, ku myanya ndangagitsina no ku mutungo, kubera ko ari uw'igitsina gore cyangwa se uw'igitsina gabo, icyo gikorwa kimuvutsa uburenganzira bwe kandi kikamugiraho ingaruka mbi. Iryo hohoterwa rishobora gukorerwa mu ngo cyangwa se hanze yazo. Itegeko nomero 59/2008 ryo ku itariki ya 10 Nzeri umwaka w'2008 rikumira kandi rigahana ihohoterwa iryo ari ryo ryose rishingiye ku gitsina. Reka turebere hamwe ibyiciro by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Hari ugufata ku ngufu no gusambanya abana bari munsi y'imyaka 18. Amategeko y'u Rwanda ahana umuntu wese ukora imibonano mpuzabitsina n'umwana uri munsi y'imyaka 18 cyangwa se umuntu wese ukoresha mugenzi w'imibonano mpuzabitsina yitwaje imbaraga, ruswa y'akazi, amanota cyangwa se indi serivisi, icuruzwa ry'abantu, gusambanya umuntu uyobora cyangwa se urera ndetse n'ibindi. Gufata ku ngufu no gusambanya abana bari munsi y'imyaka 18 ni kimwe mu bituma hakorwa imibonano mpuzabitsina idakingiwe, kuko abayikorana badafite ubushobozi bungana bwo kuganira ku buryo bwo gukoresha agakingirizo. Gukorakora umuntu mudahuje igitsina atabikwemereye naryo ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Gukoresha imibonano mpuzabitsina uwo mwashakanye atabishaka, ni ukuvuga utabanje kumutegura neza, naryo ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Gukubita, gukurura imisatsi, kuniga umuntu, gutwika umuntu ndetse no gusunika umuntu, kwica umuntu ukoresheje cyangwa se udakoresheje intwaro iyo mudahuje igitsina, nabyo bibarwa nk'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Kubuzwa amahirwe angana n'uburenganzira bungana ku murimo, ku mutungo, ku kwiga no ku bindi byose byateza umuntu imbere hagati y'umukobwa n'umuhungu cyangwa se umugore n'umugabo, naryo ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Kumva ko umukobwa adashoboye cyangwa se hari imirimo yagenewe abahungu n'iyagenewe abakobwa bishobora kuganisha ku ihohotera rishingiye ku gitsina. Akenshi mu ngo usanga abakobwa n'abagore bafite imirimo yabo yihariye nko guteka, kumesa ndetse n'iyindi. Ariko iyo bigeze aho iyo mirimo ihemberwa, usanga abahungu n'abagabo nabo bayigiyemo, bityo rero bigaragara ko no mu ngo bajya bafatanya imirimo mu rwego rwo kuzuzanya.